hari umuhanga wavuze ngo ubwonko bwacu cyangwa se imitekerereze yacu ngo imeze nka suma ko rukuruzi, ngo uburemere bw'ikintu ntabwo biterwa n'uko ari gito, ngo ahubwo ngo biterwa n'umwanya umuntu yagifashe. Rero burya ibintu bituremerera mu buzima ntabwo biterwa ngo nuko ari bitoya, ahubwo biterwa n'umwanya twabyikoreye. Bajya mu gitabo cya Petero wa mbere ibice 5:7 Bibiliya iravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu nk'uko yita kuri mwe. Hari benshi bari mu bitaro bafite depression kubera stress. Rero niki twakora? Iki ni ikibazo buri wese agomba kwibaza. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge. Turizera ko mumeze neza n'abatameze neza nabo turabasabira kuza kumera neza. Nkaba nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu, aho uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe inkuru yanditswe n'umuprofesa w'umunyamerika bita Charles Gross. Inkuru yise Glass of Water cyangwa se ikirahure cy'amazi. Kuri microphone ni Endurance, the Voice of Mulenge. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, turagusaba ko wakora subscribe and share like kugira ngo uzajye wenda ubana natwe. Nanone ube wadusangiza ibitekerezo byawe muri comment kugira ngo ubutaha tuzagende tubigarukaho, dore ko bigenda byubaka intego za Voice of Mulenge no kurebera hamwe ibintu bishobora kuba byakubaka community cyangwa se ibishobora kuba byayisenya, tukaba twabiganiraho mu buryo bwo kugira ngo tubyirinde. We are ambassador of peace, impirimbanyi z'amahoro, nizo ntego za Voice of Mulenge. Nanone mbere yuko tujya kuri iyi nkuru ndagira ngo nkwibutse ko topic turi kuganiraho muri iki cyumweru iragira iti how can you find light in darkness? Ni gute dushobora kuba twabona umucyo mu gihe cy'umwijima? Birashoboka ko ushobora kuba uri mwijima utekereza ko ari herezo ry'ubuzima bwawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Reka gutekereza biri negatife. Hari umuhanga wavuze ngo ubwonko bwacu cyangwa se imitekerereze yacu ngo imeze nka suma ko rukuruzi, magnet, ngo ikurura ibyo dutekereza. Niba utekereza ibintu biri negatifu kumva ko bidashoboka, ntabwo bizigera bishoboka. Ariko nanone nutekereza biri positive kumva ko bishoboka, nta kidashoboka. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ubwonko bwawe bukoreshe neza mu gutekereza ibintu bishobora kuba byakubaka cyangwa se ibintu biri positive. Nanone hari wavuze ko mu gihe cyo mu mwijima ntabwo ari cyo gihe cyo kwiganyira twumva ko ubuzima bwarangiye cyangwa se tugeze ku iherezo ry'ubuzima bwacu, ngo ahubwo ngo mu mwijima ngo nicyo gihe dushobora kuba twakoresha imbaraga nyinshi dushakisha umucyo. Rero iyo niyo topic turimo turaganiraho. Rero reka turebere hamwe iyi nkuru yanditswe n'uyu mugabo w'umunyamerika bita Charles Gross. Yaravuze ngo glass of water cyangwa se ikirahure cy'amazi, nkuko yari umuprofesa yigishaga muri university ya Amerika. Bukeye mu gitondo ajya ku ishuri nkuko bisanzwe, ajya ku ishuri afite ikirahure cy'amazi kirimo amazi. Yinjiye mu ishuri, abanyeshuri bamubonye batekereje ko ibyo ari byo byose agiye kuba yababaza ngo ese amazi ari muri iki kirahure mutekereza ko yuzuye cyangwa se acagase angana gute? Ariko batunguwe nuko uyu muprofesa Charles ababajije ikindi kibazo kinyuranye n'ibyo barimo batekereza. Uyu muprofesa akigera mu ishuri yarabajije ngo ese mutekereza ko iki kirahure kiremeye bingana gute? Abanyeshuri barahindukirana baraseka, baravuga ngo ikirahure ntabwo kiremera, ikirahure kirimo amazi. Aravuga ngo iki kirahure kiraremereye kuruta uko mubitekereza, gishobora kuba cyahitana n'ubuzima bwawe ku buryo gishobora no kukwica. Abanyeshuri barahindukirana baraseka, baravuga ngo byanga byakunda profesa uyu munsi noneho sinzi uko byamugendekeye. Hanyuma akomeza kubasobanurira uburyo icyo kirahure kiremereye, birangira bose babyemeye, babyumvikanye kimwe. Arababaza ngo ese iki kirahure ko mubona kirimo amazi makeya, ndamutse ngifasha akanya gatoya mutekereza ko hari cyo cantwara? Abanyeshuri nabo ati nta kintu gishobora kuba cyagutwara profesa, kuba ufasha akarahure kari mwo utuzi tungana gutyo ntaco byakwangiriza, ntaco bitwaye. Profesa arongera ababaza ati none se iki kirahure ndamutse ngifashe igihe cy'isaha mutekereza ko kidashobora kuba cyamvuna? Abanyeshuri bavuga ngo intoki zishobora kuba zoruha kubera kumaze isaha ugifashe. Aravuga ati yego nibyo, ikirahure gishobora kuba
cyandemerera mu ntoki, mu gihe dushobora kuba twafata umunyeshuri tukamuhagarika hano tukakimuha kuhagarara hano akagifata isaha, intoki zaruha. Hanyuma arongera arababaza ngo ese mu gihe dushobora kuba twagiha umunyeshuri akagihagararana amasaha 5, mutekereza ko ukuboko kwiwe kutaruha? Abanyeshuri ati nibyo rwose, iki kirahure gishobora kuba covuna uwo munyeshuri mu gihe yoba akimaranye amasaha 5 agifashe mu ntoki. Hanyuma arongera arabaza ngo ese mu gihe yawugifata umunsi wose, mutekereza ko umubiri wose utoruha? Abanyeshuri nabyo ati yego profesa, birashoboka ko icyo kirahure gishobora kuba cyomuvuna umubiri woruha kubera guhagarara, kubera kugifata umwanya gishobora kuba cyamuvuna. Nuko arongera arabahindukirana arababaza ngo ese mu gihe uyu munyeshuri ashobora kuba yafata iki kirahure umunsi wose ndetse akaba yakirarana agifashe, mutekereza ko bidashobora kwafekitinga n'ubwonko bwiwe ku buryo umutwe watangira kumurya akananirwa kugera naho ashobora kuba yakwikubita hasi? Abanyeshuri ati yego nibyo rwose profesa, ibyo bintu birashoboka. Profesa Charles Gross ahindukirana abanyeshuri barababaza ngo ese cya kirahure mwarimo museka cy'amazi ngo ntabwo kiremere ntacu cyatwara umuntu, murabona cyahindutse cyangwa ni cya kirahure tukirimo tuvuga? Abanyeshuri ati ni cya kirahure ntabwo cyahindutse. Profesa arababwira ngo ikirahure ntabwo ari cyo kibazo, ngo uburemere bw'ikintu ntabwo biterwa n'uko ari gito, ngo ahubwo ngo biterwa n'umwanya umuntu yagifashe. Rero burya ibintu bituremerera mu buzima ntabwo biterwa ngo nuko ari bitoya, ahubwo biterwa n'umwanya twabyikoreye. Isomo ni irihe riri muri iyi nkuru? Ndagira ngo nkubwireho dukurikiranye kuri Voice of Mulenge. Stress cyangwa se ibibazo tugenda duhura nabyo mu buzima, uburyo bituremereraho, uburyo bitugiraho impact, ingaruka ku buzima bwacu, ntabwo biterwa n'uburyo biremereye cyangwa se ngo biterwe nako ari bitoya, ahubwo burya biterwa n'umwanya wabihaye. Niba uhura n'ibibazo ukafata umwanya munini wo kubitekerezaho, bizagira ingaruka ikomeye ku buzima bwawe. Nanone nuhura n'ibibazo bikomeye cyane ariko ukabitekerezaho umwanya muto, nta kintu bizigera bikwafekitinga nubwo bizaba biremereye. Ariko mu gihe cyose ushobora guhura n'akabazo gato ukaba wagatekerezaho umwanya munini umunsi, ukageraho ubishira ku mutima, ibi bintu bishobora guhitana ubuzima bwawe. Burya abantu bose bagize depression cyangwa se depression, bagize stress, bageraho bajya mu bitaro, ntabwo ari ukuvuga ngo nibo bahuye n'ibibazo biruta iby'abandi bahuye nabyo, ahubwo n'umwanya munini babihaye muri bo. Rero niba uhura n'ibibazo ukabiha umwanya munini, bizamera nk'iki kirahure. Iki kirahure gishobora kuzangiriza ubuzima bwawe. Uyo mwanya uheza ibyo bibazo, ibibazo udafite kugira icyo wabihinduraho, ariko ukirirwa ubitekerezaho umunsi ku wundi, ndagira ngo nkubwire ngo utekereza ko ari akantu gatoya, ariko biragenda bikura mu mitekerereze yawe, bishobora kwangiriza ubwonko bwawe, ugasanga wagize depression cyangwa se wagize trigger, aho ushobora kuba wasanga ubwonko bwawe bwangiritse kubera za stress. Stress ntabwo ziva ku kintu kinini cyangwa se ku kantu gato, ahubwo ziva ku mwanya wazihaye. Rero guhura na stress mu buzima, iyo niyo kamere yacu cyangwa se niyo miterere yacu, iyo niyo formule y'ubuzima bwacu. Nta buzima uzigera ubamwo butagira stress, nkeretse umunsi tuzagushingura. Ariko igihe cyose ukirimwo umwuka w'abazima, ugomba kumenya ko uri umukandida w'ama stress. Ugomba kwiyumvisha ko uzabana na stress kugeza uvuye mu mwuka. Ariko uburyo bwiza bwo kuba wabana n'izi stress ni ukumenya kuzimanaginga, ntizikukontorore zikugireho ububasha. Nufata umwanya munini cyane utekereza kuri iki kirahure, cyangwa se umeze nk'uyu mwana wafashe iki kirahure, iyi nkuru ya profesa itwigisha ko ibibazo cyangwa se stress duhura nabyo ntabwo zishobora kutubana nyinshi ngo nuko zikomeye cyangwa n'uko ari ntoya, ahubwo zitubana nyinshi bitewe nuko twabihaye umwanya muri twe. Rero niki twakora? Iki ni ikibazo buri wese agomba kwibaza. Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu dushobora gukora ni ikintu kimwe, no kuramba iki kirahure hasi, put the glass down. Fata ibibazo byawe n'ama stress yawe
ntubisuzugure nk'aba bana basuzuguye kino kirahure cy'amazi bavuga ngo nta kintu gishobora kuba cyatwara umuntu ntabwo kiremereye. Rero udustress ugenda uhura natwo reka kudusuzugura wumva ko nta kintu dushobora kuba twagutwara ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo kubitekerezaho si ikibazo, ahubwo kubitindaho cyangwa se kubishira ku mutima nicyo kibazo. Burya gutekereza ku bintu udafite kuba wagira icyo bihinduraho uba uri gutakaza umwanya wawe ubusa. Niba hari ikintu ushobora kuba wabona wabikoraho, reka kubitekerezaho ahubwo gira icyo ubikoraho. Uko niko gukemura ibi bibazo cyangwa se niko kwirinda stress. Stress ni ikintu gishobora kwangiriza ubuzima bwacu. Hari benshi bari mu bitaro bafite depression kubera stress, kandi ntabwo yaturutse ku kintu gikomeye, ahubwo yaturutse ku mwanya babihaye cyangwa se kuba barabishize ku mutima, ntibabiholdinga, ntibabirekura, barabiholdinga ntibabirekura. Rero ndagira ngo nkubwire wowe dukurikiranye kuri Voice of Mulenge, mu buryo bwo kwirinda stress nta kindi bidusaba ni ugufata ibibazo byawe stress yawe ukayashira ku ruhande, ukirinda ibintu bishobora kuba byagutera stress mu gihe udafite icyo wabikoraho. Nanone ndagira ngo nkwibutse wewe udukurikiranye kuri Voice of Mulenge, niba wizera Imana nuko wabirekera Imana cyangwa se wabyikoreza Imana. Nitwajya mu gitabo cya Petero wa mbere ibice 5:7 Bibiliya iravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu nk'uko yita kuri mwe. Rero icyo wakora ni ukubisengera, kandi niba hari icyo ufite wabikoraho nabwo ukaba wabikora, ariko kubitekereza ni ugukomeza kwiteza ibibazo mu bindi ufite. Rero ndagushimiye wabanye natwe mu kiganiro cyacu, nkaba nagusaba ko wakora like and share, nanone ukaba wadusangiza ibitekerezo byawe muri komenti, cyangwa se niba hari inkuru nawe ufite nziza ishobora kuba yakubaka community cyangwa se yafasha undi muntu, wayidusangiza. Ndizera ko iyi nkuru ya Charles Growth ibasha kuba yagira icyo yagufasha mu mitekerereze yawe cyangwa se mu buryo bwo kwirinda stress. Ciao ciao, mwari kumwe na Andrew, the Voice of Mulenge, nawe utaha.